turabasuje cyane tubifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane w'Amerika ndetse namwe mutwumva rwose muri ku mugabane wa Afurika. Reka tubabwire tuti igitondo cyiza kuri mwe mutwumva amasaha mu gitondo, ari nako kandi rwose twifuriza igicamunsi cyiza kuri mwe mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita. Birumvikana biraza guterwa naho mutwumva muherereye. Twe hano rero turi mu gitondo, turi tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024. Turagarutse tubazane amakuru akomeye cyane, akaba ariko n'ubundi nk'ibisanzwe ari amakuru y'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane my friend, intambara ikomeye cyane, navuga ngo yarakomeye cyane ku ruhande rwa guverinema. Mu by'ukuri urugamba rwababereye imberenge, rwarabakaranye pe, ku buryo iyo mvuze ngo mu ntambara ikomeye cyane bo barabyumva cyane rwose, barabyumva cyane, rwarabakaranye. Irimo guhuza rero M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC mu guhonyora cyangwa se mu kutubahiriza amategeko y'ibyo bari barasezeranye. Ibyo rero biza gutuma habaho intambara. Kugeza amaginga rero tukatugiye kubabwira uko bihagaze cyangwa se uko situation ihagaze, n'ubundi birumvikana ni muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sina makosa, waramutse neza? Bwakeye neza fighter. Aha ngo hayi kaze rero n'ubundi nk'ibisanzwe. Urakoze cyane. Hanyuma amakuru tugiye kugaruka n'ubundi ni intambara muri Sud Kivu, ivumbi ryatumutse nyuma y'uko FARDC n'ubundi boherezaga abasirikare bakabavana hano muri bakavana Sud Kivu babazana muri Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa se bakabavana Kinshasa bakabazana Igoma, bahitira ko mu bice bigiye bitandukanye hano muri Nord Kivu. Abandi bakava mu gihugu cy'u Burundi, ubwo ndavuga ku Barundi baza hano muri Nord Kivu. Ibintu byamaze gufata indi ntera. Ubu tuvugana abasirikare bamwe barimo barerekera mu by'ukuri muri Sud Kivu. Hamanutse ibihumbi n'ibihumbi baturutse hano mu mujyi wa Goma. Ni bangahe ese nabakibiteye bite? Turaje kubibavire rwose imuzi muzingo. Hanyuma ubu tuvugana ndetse urugamba rurakomeye cyane, cyangwa se habyutse urugamba rukomeye cyane n'ubundi hano muri Sud Kivu. Ubwo uduce rurimo ruraberamo ndetse nuko ibintu bihagaze turaza kubibabwira gatanu kuri kagenzi kako. Ubamwita 01 Alpha ikorosayini. Iyo uyivuze muri FARDC bamwe barahungabana. Uyu mugabo yaramaze iminsi, niba nava ngo arimo karuko, niba hari ibintu harimo aragenda yoroganiza. Ubu tuvugana rero rwose yagarutse ku cyo twiyakwita ngo ni kuri tere. Yagarutse tere, ivumbi rigiye gutumuka. Sinamako ndakumva, ndabizi ko amazina y'ubwitura yazi, ariko tuzajye dukoresha korosayini. Ndiyo byaba ryiza korosayini rwose. Uyu mugabo rwose yagarutse ku rugamba. Iyo yagarutse ku rugamba ivumbi riba rigiye gutumuka. Nose uvuze izina rye. Oya, korosayini burya niyo nziza. FARDC bararyumva cyane, buriya bararyumva gata bati yaje uri kugira ngo bakange kabahabuke. Utavuga izina rye rwose dukikoreshe korosayini. Yego, bamwita 01 Alpha. Yamaze kugera hano rwose muri Masisi, yaramaze iminsi yibereza Bunagana. Ubwo hari ibintu yararimo rwose araha umurongo. Birashoboka ko hari ibintu yararimo aragenda avugurura. Yagarutse ari hehe bimeze bite? Uruvanga bazarendo bari muri Masisi bagiye guhura n'akaga ahantu bita za Nyamitabo iwabo basina makosa. Muri iki gitondo naho ngo urugamba rubyutsa ari ibindi. Ese biteye biti? Turaje tubibagezeho. Hanyuma ikindi turi bugarukeho my friend, amakuru ni menshi cyane. Turaje twikoze muri za Rucuro naho tubabwire amakuru arimo arahavugwa. Nyabuneka kudakora subscribe kuri Jeune Official nukunyagwa zigahera, guhomba pe. Nuko uzajya usiganuza gusa nuko. Niyo mpamvu tubabwira tuti nyabuneka abantu mutwumva mutarakanda kuri subscribe muyikandeho, hanyuma tuzajye twibanira amakuru agiye atandukanye. Igoma turaza guhamagara mu by'ukuri wa muvandimwe nibidukundira. Ndabona ikirere cyo kirasa neza ndetse nta n'igishobora kuza, nta nkomyi ishobora kubaho. Turaza kumuvugisha aratubwira uko bihagaze. Muri Goma harimo induru, harimo induru byakaze byakomeye. Bimeze bite? Imiryango ifite abazarendo bari kubafunga nuko ariko hari umuvandimwe tumaze kuvugana arambwira ngo agakaritsiye arimo ngo bamaze kohereza abasirikare nka bangahe, sinzi ngo abasirikare bavuye he, ariko ngo nibura ngo none ngo basige baryama bagasinzira.
bravo ubwo se boherejeho bari abaruba sinzi cyangwa bakatanga sinzi kuko ntago bakora urugomo cyane nk'abazarendo sinzi gusa twari tukiri mu mfunyamfunyi cyangwa se mu makuru agezweho cyangwa se mu ncamake rwose y'amakuru agezweho ubwo nyine birumvikana amakuru arambuye ni mu masegonda rwose nta nubwo turi biri buduse no guhaguruka ahangaha turaje tuyabaramburire tubahaye ikaze rero abantu mwese mwakanze subscribe nyaboneka mwibuke gukanda like hanyuma twibanire amakuru akomeye cyane hariho n'abatajya bashobora kuvuga subscribe tubabwire bakore icyo bita sabone basabone mbese bigaragare yuko asabonye inkuru zacu zigiye zimugeraho mu bantu bari imbere nidushyiraho ikiganiro azajya ikitakibona sina makosa ndakumva bakunzi ba Jeune Official barakumva ndagira ngo duhere hano hantu bita ngo ni muri Ruki bimeze bite aha hitwa muri Ruki ngo ibintu ntago bimeze neza muri iki gitondo nyuma yuko bita Kigingi ahazamuye abasore bagakubitwa vibaya sana mbese bakagayika zikugayika no gusuzugura mbese ni nk'uko umuntu yagusanga iwawe akagukubitira mu nzu n'umugore wawe n'abana bawe yarangiza akigendera ibyo kintu abagusuzuguye mu rwego rwo hejuru nibyo bita kuguca amazi nyuma yuko bita Kigingi rero akubitiwe ahareba inzega agakubitwa nabi cyane izakabwana ngo hagarutse undi mugabo agarutse ninde uyu mugabo wagarutse rero mu by'ukuri tugiye kumubabwira ngo nawe yavuze ati nanjye ngiye gufata ngungu uyu bisukiro buri hari ikintu ari bukore ntabwo ari bisukiro ni Mutayomba ni Mutayomba purito ni Mutayomba rero na bisukiro njya mbitiranya oya ntabwo ari bisukiro ni Mutayomba harya bose ntibabaye muri za Nyamitabo wabaye Nyamitabo cyane ni bisukiro uyu Mutayomba rero hano hagiye aba cyane ni za ngungu za Ruki iyo niyo baye cyane uyu mugabo rero ngo yaje muri Ruki ngo yaje gukubita M23 ngo byaba ngombwa kaninjira muri Rubaya ariko mw'abantu mwe ashobora kuhabonera urw'imbwa aboneye ku mugezi mu by'ukuri kandi umuvandimwe twaganira nimugoroba arambwira ati kandi amatwi ari mu rupfu ntiyumva n'usundi ugira ngo amatwi ari mu rupfu arumva ati kandi iyo imbwa ijya gupfa ibanza gutumba igihanga burya ngo ibanza kubyimba umutwe reka da umutwe ujya ubyimba ni imigani rwose ibivugwa uyu mugabo rero mu by'ukuri Mutayomba ahantu bitwa ba Colonel Gifaru baravuze bati twe ntitwishobore bari reportinga bigira muri M23 uyu we ngaramanutse ngo aje gushiraho iherezo abazi Mutayomba ni umuntu wabaye muri pareko ni umupareko atari FF ni ya Kigingi nose bose si bamwe burya reka aho pareko hari iyitwa pareko gusa hako nitwa ngo ni pareko FF ariyo yande ya Kigingi gusa ariko bose nkuko Kisekedi yabahaye izina ubwo watandukanya mayi na Nyatura kubera ko Kisekedi yabahaye izina bose abita Wazarendo bose bakubiwe hamwe mu kiswe ngo ni Wazarendo muri yo coalition yose ngo rero uyu Mutayomba nawe yavuze ngo nyuma yuko Kigingi agize gutya akabango nanjye ngiyeyo ngiye kureba uko byifashe ibyo bintu byananiye abarundi bikananira FARDC ngiye kubikosora akagera agakubitwa ubita Mutayomba nawe ngo yazamutse yagabye ibitero biremereye hariya ngo induru ziri kuvuga induru zirimo ziravuga bakunze Jeune Official uwitwa Mutayomba mu kanya gato dushobora kuza ku breakinga tuvuze tuti turimo turavuga tuti ngo baramufashe cyangwa se baramuhushije ibintu ni bibiri ariko se kagiriwe bura ntago yagira Mutayomba bakagira ntago ari kujyayo kagiri ntago twaba by'abasirikare bapfiriye haraza rurumbu hari akagusa we ngo yavuze ngo ntashake hasigare n'umwe nawe agomba kurwana ariko ntimugaruke ariko ngo bari batangiye gutoroka abasirikare ba Kagiri bari batoroka akababura neza ariko se ari wowe akabyuka azi ngo bari bagiye muri patrouille ahantu runaka akavuga ati bari hariya baryamye hariya ariko nawe ari wowe agasanga rwose ngo imbunda bazisize aho barigendera batazijyanye ahubwo hoye ngo hari abazisigara rwose niyo bigira mu giturage bakazisiga ariko abonye Abazarendo bamaze iminsi biripotinze bafite n'ibikoresho nge nayijyana ubwo rero ahangaha uyu mugabo
hano muri ruki reka turebe niba hari icyo ari buze kuba ntacyo yahindura niba hari impinduka ari buze ntazo ntubeshye abakunzi bacu ngo hari icyo Mutayomba agiye gukora ntacyo pe. ikindi rero dutanga amakuru nka update dukubita tubangura kuko dufite menshi cyane abantu mu by'ukuri babona amakuru hakiri kare cyane. twihute twigire hano mu by'ukuri muri Masisi tugaruke kuri ya korosayini mbere uko twinjira mu bijyanye n'urugamba. Twarabibabwiye turababwira tuti hari abasirikare ubundi hari amakorosayini muri Kongo rwose FARDC bajya bumva ndetse ibi byamaze kugera no mu Barundi ndetse we n'abamiliseneri barayumva bagahahamuka. Nuwo bita 01 Arifa ndetse n'umugabo bita Kiro Papa abo bagabo burya ngo hano muri Masisi bavuna umuseke bakongerwa uwundi. Uyu 01 Arifa rero yaramaze iminsi yibereza Bunagana ubanza nari yigire muri ya mikino rwose y'ubumwe n'ubwiyunge. Uyu mugabo yagarutse nyuma yuko agarutse ariko bakunze Jeune Official reka mabwiza ukuri gahunda zigiye gukomeza icyo bivuze ni imirwano Minova utarajya kure ishobora kuba ibindi utarajya kure. abo banyatura kuba bari kwidogara za Kabaya na za Kagusa nuko bari bazi ko umugabo nta urimo cyangwa bapfaga kugenda ariko igenda ryabo rinagira iherezo. ariko burya ngo hariya nta iraswe itarungurutse nabo barungurutse. ahubwo ndibaza muri uku kurunguruka kwabo nuko bari bazi ko umugabo ntawe ari kuko baramutinya cyane wasanga bari bafite amakuru ko ntawe urimo bakavuga ngo adahari wasanga wenda ibintu biraza koroha ahubwo n'ubundi bagasanga ibintu ni imberenge. ubwo rero njye mbona nabo bari bafite amakuru ko ashobora kuba atarimo ahubwo bakumva ko yaje bashwiragira baranyanyagira ese kagira ko karongera kurara muri Rurambo sinzi. ariko icyo nshatse kubwira abakunze Jeune Official nuko uyu mugabo kuva yahageze oya ntago abafite nta muri yawe ariya ridu by'ijyana nta fande muri Rucuro iyo ngiyo rwose bazashaka intama nyinshi se buri wese akajya ajyana imwe. ntabwo ari intama ibonetse yose wa muntu we ntabwo ari intama ibonetse yose se iriya ifite imitsindo sinzi. reka twikomereze ubwo Igoma dusimbukire Igoma. amakuru turimo turakira nuko abasirikare barenga ibihumbi n'ibihumbi barimo barambuka bakava hano muri Nord Kivu bava muri Goma bagasubira muri Sud Kivu. nyamara ejo bundi twari turimo turavuga ko baturutse hano muri Sud Kivu bari kuza Igoma baza Igoma none kuva Igoma tena basubira muri Sud Kivu. urumva nyuma yuko nyine urugamba rwabaye imbere nge muri Sud Kivu bavuye muri Sud Kivu bazi ko baje gutanga imbaraga cyangwa se icyo bita ramforo hano muri Nord Kivu. none muri Nord Kivu babonye ntacyo bagikora bagiye basubiye muri Sud Kivu. abantu koko ni ibibazo ngo rero amabato abyutse ari gupakira ya mabato ubundi bari bavuye hara muri Sud Kivu ari ibihumbi bibiri. kuko uribuka ko ubwato bumwe bwagendagamo abasirikare bagera kuri 500 bakoresha ubwato bune bingana n'abasirikare 2,000 ariko noneho basubiyeyo ari benshi cyane banza noneho n'abamiliseneri be bamanutseyo. Doze kutumvisha amakuru yuko abantu batazongera kurwana abasadeki ngo bazajya bacunga umutekano muri Goma ngaki ibyo kujya ku rubuga rw'imirwano ngo ntibabikozwa. none ubwo akereka abarundi niba ari bo barajyayo reka tuze kureba abarundi sinabo ko harimo bigumuye ahubwo ngo yama video ya mirambo yabonetse harabo y'abarundi nabonye muri comment abantu batwandikira bavuga bati barebe neza wasanga ari babasirikare b'abarundi bari kwanga kurwana bashobora kuba bishwe. ya mirambo twavuze bari bambaye impuzangano ya FARDC kuko kandi koko yaba abarundi iyo bagiye ku rugamba abenshi bambara impuzangano ubivuga ngo abenshi ni bose iteni yabo bayikuramo bakambara ya FARDC ahubwo byashoboka ko ari bo abandi banze kurwana bakambuka bakigira muri iriya shyamba bakabatsindamo. abandi ibindi FDL nabo niyo puteni bambara usibye abazarenda nibo bapfa kwiyambarira amakoboyi utuntu dusanzwe ugasanga ni igishati gusa yiyambariye cyangwa igisapo. hari iyo usanga yambaye igisapo hasi ari ikoboyi cyangwa ari ishashe biti tiriningi. ubwo rero icyo nshatse kuvuga ni iki nuko mw'abantu mwakunze Jeune Official ibintu ntago byoroshye
urugamba rwimukiye muri Sud Kivu. Urabona ko M23 irimo irazenguruka umujyi wa Goma ahubwo ikajya gufungira muri Sud Kivu. Burya Sud Kivu reka mbibiri banga. Buriya Sud Kivu M23 iramutse igeze hano ku kibuga cy'indege hano cy'Ikavumu za Bukavu, iramutse ifashe iki kibuga cy'indege icyagoma cyakwikuramo. bamanza bafata icyagoma se Goma bahita bivanamo. nose bamanza baje gufata icyagoma ni baje Igoma rega buriya inzitizi zihari duhora tuzivuga. Inzitizi zihari nta zindi nukubera ko FARDC yafashe impunzi abadeplasa ibanyanyagiza hariya mu by'ukuri mu nkengero zabo. none se ubundi hari muri Sud Kivu ntago aho bari kurwanira ntago abaturage bari guhunga nabo bashobora gukoresha iyo strategie bakanabajyana nabo bakabazungurutsa umujyi wa Bukavu. Usibye ko umujyi wa Bukavu ntago ari nk'umujyi wa Goma. Umujyi wa Bukavu uri mu musozi. Abazi Bukavu Bukavu iri mu musozi. Buri ushobora gutaha imodoka ukayisiga ku muhanda ukagenda nk'ibirometero 2 uri gutaha iwawe kubera imodoka itagerayo. Ubwo rero sinzi uko strategie bakoresheje muri Goma bayikoresha muri Bukavu ngo bibakundire kuko Bukavu ni umujyi uri mu musozi. Yes, ubwo rero icyo twabwira abakunze Jeune Official nuko rwose urugamba ruri mu kirano muri Sud Kivu, kandi kuba ruri kujya muri Sud Kivu hari ubundi busobanuro bivuze, hari ibindi bintu bisobanuye. Nuvuga ngo Goma yo nyuma yuko ibonye ko hano Goma biragoye bitewe n'izi iragira icyagira ngo iramanutse irahakandagiye bagahita barasaba deplasa. Ariko se fighter kuri kumbwira ngo bafashe iki kibuga cy'indege cya Kavumu ngo Goma bahita bikuramo, mbwira aho baje baramutse bikuyemo Goma ukwirukankira mu Rwanda. Ubwo abantu bari muri Goma bahungiye mu Rwanda kuko bure ibintu bya ubuzima ntibwahagarara. Sinzi ko muri Goma uzi ko Goma yonyine impunzi zitarimo babaraga abaturage barenga miliyoni. Goma yonyine yari ifite abaturage barenga miliyoni tudashyizeho ziriya mpunzi. Ziriya mpunzi zishyizeho rero miliyoni 2 zigeramo. Fata miliyoni 2 wazishyira mu kindi gihugu kuko ibintu bigakunda. Miliyoni 2 arega reka nkubwize ukuri ntabwo baza n'ubundi baje nk'impunzi, baje se nk'abaturage baza ariko mu minota mikeya ibintu bigenze neza bahita basubira. Si cyo gihe cyo kuba cyo gutaha kiba kigeze se ngo bahunga bakaza M23 kabanza gakora amasuku. Ngende kwivugira bara abasirikare bahungire kuri ngo bavamo bajyaye nuko cyaba gikurikira no guhita babahinzira bagasuzuza bakamanuka mu Burundi. Mu Burundi se bakanyuraye kuva Bukavu inzira y'amazi bafunze. Urabona aba basirikare babajyana mu mpunzi. Abasirikare bakora mwitene n'imbunda bakazita bakaza nk'impunzi. Baje nk'impunzi rubwo hari ukuntu babafata. Abaje muri icyo gihe cy'urugamba bose ntago wabizera nk'impunzi. Ugomba kureba ahantu rubashire buhabo ukanabanza ukareba ko nta tuntu tw'udusirikare nta gisirikare kare kibarimo. Kubabamo cyabamo ikibi nuko kwambutsinwa rose ubundi musirikare avuga ngo kimuvemo. Nyine kibaye kimurimo wabafata ukabashikiriza M23. None se ubu wenda abarundi nukubahinzira bagaco bakajya iwabo mu Burundi. Banyuze hese baciye wabareka bakinjira mu Rwanda, nuko bareka bakinjira mu Rwanda barangiza bakagira bate bakabahinzira bakajya mu Burundi bagatahuka. Abatized inzira bakajya muri South Africa bagafata indege bagacuncu bakayifatira he mu Rwanda. Imbunda bazisize he nuko badezaruma zigasigara bagera bakavuga ngo bazisize he. Ibyo birabareba batsinzwe. Urumva afayita we nuko ubwo rero urumva buri kandi wabo FDLR bazaba bageze iwabo ntago baza ariko bahageze. FDLR ntago yaza zibyo yasize akoze umva ndakurahiye noneho nubundi nako ari urupfu yavuga ati rero kugira ngo hano reka nemere bantu ngende bamfunga kaza bakamudezaruma nawe awigishwa akigishwa. akuzi uzi imyumvire bara FDLR ziba zifite imyumvire zifite zirakubyataho kugira ngo tuzasubire mu Rwanda tujye gufungwa imyaka n'imyaka ati tuzagwa muri Kongo. Wumvishe ubwo ko umubyango ngo wafunze inzira zose ngo iyo usigaje ngo ni y'u Rwanda yakwigira ngo nyuze mu isasu ngayo nguko. Ariko muri Sud Kivu naho imirwano igize ute irarimbaye bahita muri teritwari ya Karehe. Ni teritwari ya Karehe ahantu bita ngo ni Rushovu
rushovu. iyi rushovu rero niyo irimo iraberamo imirwano aya masaha. tubanze twaca impaka mw'abantu mwe aho bita Nyabibwe, si Nyabibwe, ni kure cyane y'ahangaha imirwano iri kubera, kuko hari abantu bari kubifatanya. urabona ngo 23 ngiri kurasanga rushovu ngo na za Kavumu ngo ikagera Nyabibwe. mw'abantu mwe ibyo bintu bibaho? Nyabibwe iri kure cyane, urumva? niyo ngo Nyabibwe ahantu iri uba umanze wanyura hariya za shanje ahubwo ahantu ubanza kunyurirana ahantu bita nuvuga ngo aho rushovu ifatanye iri kumwe na Numbi. wumvishe buriya Numbi itandukanye n'ahangaha, kuko Numbi ni iri ahangaha muri za rushovu, urabyumva? naho ahangaha Nyabibwe, mw'abantu ngo Nyabibwe ntabwo 23 ari yageraho, haracyari urugendo. Nyabibwe haracyari urugendo mw'abantu. niyo mpamvu rero abarirwa ngo Nyabibwe ntabwo 23 yari yageraho, kuko ntabwo yagera itarinjira muri Shanjo ngo iyifate. ahari kubera imirwano rero ni hano bita Bushovu. niho ngo abazarendo nabo bariye Karungu, ariko se ubundi hari icyo baratanga? bisize insenda bazarendo, bari gutawaraza. aha ngo bavuze ngo natwe tugiye gukora akantu. saka kantu baragakora, reka tugategereze turebe. akantu baragakora, reka ako kantu bagiye gukora tugategereze turebe. ubwo iyi Gashovu nayo yari mu maboko ya M23 kugira ngo byumve neza. Gashovu iri mu maboko ya M23 ariko yagabweho ibitero. ubu bagabweho ibitero, ariko M23 ikakubwira iyo ikintu isigaye ikoresha, kubera ngo basigaye bavuga ngo M23 iri kugaba ibitero ngo abaturage bakahapfira ngo bakayishyiraho ibirego. noneho yaravuze ati ikintu tugiye kujya tubafasha ni ukugira ngo badutere, nibamara kudutera abo tubarenze naho bari naho tuhafate twiyicarire. niko bimeze. ejo bongere bagaruke badutere tubacume dufate naho bari. niyo system ngo bagiye kujya bakora. update rero amakuru tubazaniye muri iki gitondo ajyanye na update. ngira ngo masaha nimugoroba twababwiraga ko ahantu bitazatongo amasase yari menshi cyane, cyangwa se amasasu yari menshi cyane. amakuru arimo aratugeraho none aremeza ko mw'abantu mu bakunze Jeune Official byabaye bite. amakuru arimo aratugeraho nuko ari abazarendo bari batatse, cyangwa se FDLR bari batatse M23 ku birindiro byayo biri hano bita ngo ni Rushege, niho bari batatse hano za Rushege. ariko M23 yahise ibacunshumukana n'ubundi ibirukankaho, ivumbi riratumuka. akobwira abakunzi bacu yuko bateye bavuye mu ishyamba, kuko bira bice byose mu 23 yabifite izengurutswe n'ishyamba, ni ishyamba gusa. rero baje baturutse muri iryo shyamba barataka isongo, twatudrone M23 ibakoramo icyo twakwita umusiri, ibirukanka birabashwiranye. za drone za M23 ntago zigikora akazi. kubera iki? uzi kuki baba muri ishyamba bakabahereza umuda? none se uzi ngo buri urebye ibirometero bari baturutsemo baje bitwikiriye ishyamba, niko drone zahora zizamuka. arega umenye yuko harimo abaturage, kandi iyo baje hari abaturage nibo babigiriramwe ibibazo. ahubwo iriya drone yakagombye kujya bashaka no mu rutere hasi. hari ahantu bita za Kazaroho, ahantu hitwa za Kazaroho. iyi Kazaroho irimo ikintu bita ubuvumo. izi Kazaroho ifatanye na Ntuza na Tongo nyine, ntago nuvuga ngo bihisha muri Kazaroho, ni muri ubwo buvumo nimwo bibera. noneho bakagera igihe cyo kwigabaguza bakajya gutangira gutesha umutwe. kandi abo baje baturutse muri ririya shyamba rikikije Tongo, ariko nyine baba bashobora no kuba banaturutse no muri za Rwindi. akarwindi ni kure tena ngaze nabye yava Rwindi akazagera Itongo atarafatwa fighter. ahubwo nge mbona bashobora kuba bavuye za Kabizo, urumva, cyangwa bakaba bavuye mu hasi mu pariki, kumwe hasi iratonga ikikijwe na pariki, cyangwa bakaba bavuye hari aho bita mu Gatare, hari aho bita mu Gatare naho ni ishyamba. kwihishamo byo nabyemera, aho kumbya ngo bavuye Rwindi ngo bavuye ngiriya ngo za Kazaroho, reka ni ikibazo. yabaye nyuze hese biriya bice byose 23 irabikontorora. ahubwo buriya bishyize mwari amashyamba agiye akikije iyi santere ya Tongo, ku buryo bajyaza gutera ubutero shuma. rero mpamvu ndi kuvuga ngo izi drone zakagombye gukora akazi zikontorora ririya shyamba, kuko ishyamba rikoze ku mazu,
ni hatari ni hatari. yes ubwo rero ahangaha bagabye ibitero bari bagerageje sinzi gahunda bari bafite ariko icyo nakubwira cyo nuko rwose ntago byabagendekeye neza M23 yabirukanseho irabashwiragiza ubu tuvugana rwose hariya hongeye kubyuka umutekano. Ariko rero babashwiragiza bagira ute bamenye ko mwahara muri Tongo hari FDL zigize abaturage hari abazarenda bigize abaturage kiriya kintu bataragikoraho ngo batandukanye irondo n'abajura ni irondo n'abandi nibyo ngo babitandukanye ubundi ntabwo ibi bice FDL zabayemo bazapfa kugira ngo bahakorere amasuku 100%, kuko iri Tongo nayo iri shyamba niryo FDL yabayemo cyane. None bamara gutera imbere nimba ariko nabyita bamaze kugwiza amafaranga bakaza kubaka amazu hano muri za Tongo na za Kabizo urumva ubwo yo kuvuga ngo arahita avamo burundu umukuremo biragoye. ahubwo ngewe nakagombye ikintu nabasaba nakagombye ubwo se naba FDL M23 ifite amateka buriya babura ntago babura ababonye se ko hari nabo bari kwerekana arazabunagana ubwo rero nimba barimo uzi ikintu nabakorera najya mfata umwe akambiriyo yaturutse nkamujyanayo akajya ngenda nyereka bagenzi be iyo bazi ko hari uwafashwe bahita bimuka baravuga bati nituhaguma buriya kuva nahagera araturaburiza kuko byakose bashobora kumuhata ikiboko yarangiza agahita aturaburiza. ubwo rero uzi ikintu M23 irakora ni ugushaka intelligence yo ku rwego rwo hejuru ikajya yirirwa muriya iri kumenya ngo uyu ni umuturage uyabayeho ute uyu bimeze bite niho aya masuku azakorwa. Aya masuku yo agomba gukorwa kubi n'ubwiza bakabakubita impande zose inguni zose yego. So rero ntekereza ko mw'abantu mwe ibintu ntago biri buze koroha twigire Nyamitabo se tujya Nyamitabo mbere yuko twinjira Igoma noneho tugahamagara umuvandimwe akaduha amakuru nahoze mbona arimo arambwira ati byacitse ishano ryacitse umurizo. Nyamitabo ngo ni amasasu aramutse muri iki gitondo bakuze Jeune Official aka gace bazarinde bari kugira gutya bakaza bakiba inka M23 kabirukanka ikazigarura mu kandi kanya abandi nabo bakaba mu by'ukuri baragarutse nako gakino barimo. Amakuru maze gufata nuko M23 muri aya masaha maze kurasa 4 urubyumva ariko baya nubwo barasa nubwo hagira ute ntabwo bahinga ntibacuruza nta kazi bagira muri make nimbura mukoro. ubwo rero kibatunze ni ukwiba urumva hari muri Nyamitabo rero nta muturage ukigira itungo kubera amatungo asigariye mu bice bya M23 ngo bari kujya bitwikira ijoro bakaza hari muri za Rukara ni hakuno ya Peti Rukara ni hafi ya na za Rushinga kumva M23 yibereza nturo kuva Rushinga ujya nturo harimo ushobora kugenda nk'iminota 45 cyangwa 40 cyangwa se 30 byaterwa. ubwo rero ngo bakajya baza ahantu inka ziri ni mu bice bya M23 yoboye. ubwo rero nabo bari kujya baza bagahita baziba bakazimanuka kuko iyo bari nta kintu buno bakwiba inka zose barazimaze n'abaturage nta kintu bakigira. ubwo rero nyuma y'uko ejo bazamutse muri Rukara bakiba inka z'abaturage twababye system bakoresheje bakazimanura M23 noneho yamanutse muri Nyamitabo. ubu ngubu ngiri kubahigisha urundi ngo yavuze ngo n'umuturage ukorana nabo arabiryozwa kuko ngo bamenya yuko abazarendo noneho bari kujya baza bafite icyo bita sinyari cyangwa se bafite umuntu wamaze kohereza amakuru yose urumva aho M23 gukorera patrouille aho inka ziri abashumba baziragiye ese bimeze bite buri kintu cyose bakaza bagize ute bakimenya. none M23 ngo yavuze ngo umuntu turasanga ari kumwe n'umuzarendo bari gusangira basabanye urumva arajya manza gutangwa mu mvuto ntago baramukubita abazarendo buriya rega bari abaturage hari igihe banagambanira izo nka z'umuntu kugira ngo bagire icyo babona noze ugira ngo ntacyo babona. ubwo rero nabo bagomba gukurikiranwa. ntago wumvishe umusore baherutse gufunga M23 herutse gufunga uno wari Nyamitabo ndamuzi cyane ni umwana wa hara mu rugo nuko nashatse kumuvuga amazina ngo muri za nka zatwawe hariya kusinga
urumva hari hejuru munsi ya Bwerampenzi kuri wa musozi wawe Bwerampenzi hara kwa Karori uwo muhungu ni uw'Inyamitabo ariko ikintu gitunguranye aba mu bice 23 iyoboye ariko igitunguranye niyo wahamagaye abazarendo kuza gutwara izo nka baza donc yahamagaye abazarendo baza kwiba izo nka buriya ubwo bari bamaze gusangira niwe ababyeyi ati urabona abasirikare bari mu 23 hano barahari bari gucungira uburinzi hano muri aya marembo barahari muze munyune muri iri rembo inka murahita muzitwara barazitwaye urumva 23 nubwo yamufashe ntacyo bivuze ariko urumva ko abaturage harimo abaturage bari kugiramo uruhare runini kugira ngo ibikorwa by'ububandi bikomeze byonge imizi niyo mpamvu mu 23 nawe yavuze ngo umuntu w'umuturage uri kujya wirwana n'abazarendo akabura kujya guhinga urumva abandi bakirwa bari guhinga bakirwa ari kwinywera za karegezo cyangwa za mudugudu urumva akabura kujya guhinga akirwa ari gushorerana nabo ntabwo baramuta mu mvuto ubundi agomba guhanwa ubwo rero mu 23 ngo yabyukiyeyo ubu bibamereye nabi urumva andi makuru aho bita mu Kanoro urahazi Kanoro ntago nje mpazi harya hepfo y'Inyamitabo ntabwo hazi uri muri ubwo se wahagaraga muri Bwerampenzi ntuhabone ntabwo wabonaga nk'iyo hepfo ndahazi naho hari umugabo wafunzwe uyu mugabo se ngo yazize iki uyu mugabo yarabereye jera w'abantu bahunze ariko bamaze igihe bahunze uyu mugabo imirima abereye bese navuga harya ni ukuragira ibitugo y'abandi ni ugucungira abandi imitungo arimo aracunga nyuma y'uko abazarendo bamenya yuko imitungo ari gucunga ariyo abantu bahunze bagahungira mu bihugu by'abaturanyi byo hanze uyu mugabo nawe bamuteye icyo bita ingoyi bamufunze ariko mu kumufunga bamufunze mu 23 itari yaza bumvishe ngo yaje bamujyana ngaho bita mu Kiboro abavandimwe ngo bacukuye indake bayita Kiboro hara kwa Rusake ngo bajya kugira ngo shango turakujyana mu Kiboro ngo bakubyiye gutyo ngo niyo ufite inkwitu uyitanga vuze ibyo ngibyo ari bita nibuka umusaza ntashatse kuvuga amazina wa hara za mudugudu baramufunze ano drone zirimo kumpa makuru ariko nkavuga ni sa makuru bura niyo narayakorera ubushakashatsi tumanze twakorera ubushakashatsi ndabanza nyacukumbu uyu musaza baragiye no bisukira kiriyo amushyira mu Kiboro sha sana Kiboro ni indake nje mbyita indake kuko ni ibintu baba baracukuye bakigushiramo ra njewe bari kukicira bose kandi ndishuti yabo nabaguriraga agacupa ariko ubu noho ngiye naramwanaga ni ukwinkwanira ni ukwigura ariko ubu ngubu ngiyeho none menya bamba kubahagira ibisiga twikomereza ubwo rero 23 mumenye ko muri aya masaha iriyo nubwo tutazi yuko iragumaho cyangwa irarara yo mw'abantu mwe ishobora kugera kisubira muri Bwerampenzi ariko ubu ngubu tuvugana ngo amasasu ni menshi cyane iriyo ese iragumayo ese iragaruka ibyo byose mubitegereze turaza kubibabwira yes reka dushakishe ku murongo uyu muvandimwe uri hano Igoma tubwire uko ibintu bihagaze situation imeze ite hano Igoma urumva ko rwose tugomba kumenya uko bwakeye Igoma yego kahota biranze nimero yanjye se ntago ayizi dufite benshi rwose bo kuvugisha uyu munsi ni benshi katwumve gaho nawe hari utuhapudeta bafite yakurikiranye ibya ya nkuru ya wa mugabo ya babagabo bagera kuri 30 basanzwe bishwe waramutse neza bwana gaho waramutse neza mwaramutse komera cyane mukomere abakatolike nibo bavuga ngo Kristo Yezu akuzwe ahimba numva ngo arya wese uriwe haya bivuga ngo Kristo we no muisilamu mbiteka ryose hari n'akantu twajya gatubyina kakaririmba ariko nanuza na sinamakosa kumbi kajya tuvuga ngo mwiriwe none mwese mugahita muvuga ngo yego
noneho navuga ngo amakuru none mugahita avuga ngo meza ndakazi navuga ngo yeza akuzwe mugahita avuga ngo mwiteka ryose amina reka da yes tuguhaye ikaze rero dore wari umaze iminsi rwose abantu batakumva bibaza ngo atesegaho ko atakigaragara bimeze bite ubwo ndagira ngo ndabona mwana nzambere esasa nabaretse ndagira ngo mubwire abanditse ko tubanze tuvugishe gaho mu byukuri tubwire bamare impungenge wari urihe muri minsi wari uhugiye ko utaroherutse kuboneka muri za update ndetse na bwa busesenguzi bwawe ubonereho no kutwinjiza mu kiganiro uduha amakuru utuzane muri iki gitondo. Murakoze cyane mbanje gusuhuza abakunzi bacu. Impamvu nari maze iminsi naboneka ni kwa kundi kuri kara gace biba bitameze neza hari igihe ujya kubona ukabona hari impamvu itunguranye byabana ngombwa rimwe na rimwe telefone ikavaho bitewe nuko ubuteganya ko hari ikintu kibi wenda bakugirira kitari cyiza. Niyo mpamvu abakunzi bacu batari bamaze iminsi batwumva kubera kara gace na mwana nzambe mushobora kuba mutacumwumva kubera icyo kibazo cy'umutekano utameze neza. Amakuru ahariyo ni ibisanzwe usibye ko muri aka gace kaza Goma hari hamaze iminsi hasa n'ahatuje wenda bazarendo bakora bya bintu byabo ariko mu gice cyegera hafi y'ikibaya hari amasasu yarayavuga ariko niba ari dukeka ko ari 40 voleurs ziba zatangiye gukora bya bintu byabo dore ko amakuru ahari nuko hari gahunda yo kudeployinga mu bice bya za Minova abasirikare bagaturuka hano muri Goma bakambuka muri bya bice bya za Minova mu buryo bwo kujya gutanga umusada kuko hari ahantu FDLR yari yarigabije iri gucukura amabuye y'agaciro noneho ejo bundi M23 irahafata ubwo barimo barisuganya ngo bongere bajye kuhabakura nkuko bajyaga bavuga ngo bakeneye gukuramo rubaya yabo. Iyo rero akaba ariyo gahunda ibihari ya FRDC no kugenda babeshya abaturage bavuga ati ibintu byacu tugiye kongera tubisubize mu buryo ariko wajya gusanga nta kintu na kimwe bageze gute bakoze ahubwo bagakomeza gutakaza abana b'igihugu ba Kongo bagakomeza gutakaza ibikoresho byakagombye kugira icyo bikora ugasanga mbega abaturage bagakomeza mu rugumangabo aho kugira ngo babashe kugira gute kwishima. Iyo rero bikompeyarinze n'inke M23 yigaruriye mwabonye ko ejo bundi habaye imikino hakaba ubusabane mu bice bya Zabunagana aho ugasanga abaturage barishimye. Rero iyo Kongo ibibonye itangira kugira gute kugira ishyari igatangira kuvuga ati buriya abakoze ikindi gihugu cyabo ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane kandi nkuko mubizi burya muri eneo za M23 habamo ONG habamo imishinga myinshi harimo abanyamahanga baza bagakoreramo nekereza ko bya bintu bajyaga babeshya abaturage ngo bagiye kuzatera mu bice 23 yigaruye kira kintu ni cyakunda kuko harimo n'abanyamahanga nta kuntu wavuga ngo urarasamo kandi bazi ko abanyamahanga barimo. Icyo ni ikintu bagomba kwibagirwa bakamenya yuko karagacara ka M23 byarangiye mu buryo bitabasha gusubirwaho. Oya rwose byararangiye kuko urabona ko ni ibikorwa by'iterambere ahubwo M23 barimo baragenda bakora ndetse urubyiruko bakagerageza guhuza abaturage ndetse n'igisirikare babinyujije mu mikino babinyujije mu gutembera mu miganda n'iki byose mu kubaka igihugu. Urumva ko mu by'ukuri inkuko ubikomojeho biragaragara rwose 100% ko hari ahantu byamaze kurangira. Guverinoma ahubwo ikintu yagakoze yakarebye ikavuga iti kiriya gihe cyose twamaze turwana hari abapfuye hari ibintu bitagenze neza ahubwo kugira ngo bafate igihe cyo kongera gutekereza kurwana hari ahantu bagatekereza ukuntu bari bugane na M23 bakahinjira noneho ku muco biciye mu nzira y'ibiganiro bazabagiranye na M23 aho kugira ngo bongere badurunganye umutekano w'abaturage bifite ibihe bibavuyemo mu minsi yashize akaba ari byo banabagaruramo cyane kuko hari n'ibindi dushimira wenda suko wenda tuvuze gutyo dushimira M23 yakomeje gusigasira ibyagezweho no kubibungabunga nkuko mwabibonye ku gihe kimwe General Makenga umunyamakuru yaganira nawe ukorera ikinyamakuru cya Rwagasabo TV aho yagaragaje yuko ari urugomero bari batangiye kubaka dejana n'isa bakomeje kurukora biri mu nzira yo kugira ngo ruzagere ku musozo mu buryo bwo kugira ngo abaturage babone amashanyarazi. Ikindi
nk'uko wari ubikomojeho imiganda imwe bita sarongo ugasanga amasoko bari kuyavugurura ugasanga mbega umutekano ntari hariya ibintu bimeze neza ni nayo mpamvu uri buze gusanga abaturage bari mu gice cya za Goma bakagombye kumenya ubwenge bagatangira kwegera cyangwa se bakemera yuko babasha gusubira muri biriya bike noneho bakabasha kongera kugira amahoro dore ko hariya nta biryo bahabona nta mutekano bahabona noneho bakongera bagasubira mu buzima busanzwe. Asante sana. Andi makuru dufitiye ni ayahe? Aya ni makuru nari mfite nuko muri iriya shyamba rya Kibira sinzi niba mwarabisubiyeho hagaragaye imirambo myinshi y'abasirikare bambaye imyenda ya FARDC nubwo wenda bikivuga ntituramenya ngo ese bishwe nande byagenze bitese n'uburyo bwo kubakura muri Kongo bakajya kuba ku gasozi kuriya ntabwo turamenya impamvu gusa ikintu cyarabaye. Abasesenguzi mu by'iyi ntambara benshi baratangaza ko bishoboka kuba ari ba barundi bari kwanga kurwana bashobora kuba bishwe, abandi bakavuga ko bishoboka cyane kuba ari FARDC. Mbese mu by'ukuri nk'umusesenguzi gaho urabona wowe aba basirikare iyi mirambo igera kuri 32 yaba yaturutse he cyangwa se irimo iraterwa n'iki? Iyo nsesenguye rero icyambere muri ya shyamba rya Kibira wabonye ko bari bamaze iminsi bahitoreza mu buryo bwo gushaka kujya kwangiza umutekano, bashaka kujya mu Burundi, bashaka kujya muri Kongo, bashobora no kujya mu gice cy'u Rwanda. Iyo rero urebye nk'uko mubizi mu Burundi hari umutwe wa Red Tabara uhanganye nabo nawe ukaba ukorera hehe mu bice bya za Kongo. Nk'uko mwari mumaze iminsi mubyumva FARDC nayo yari ifite gahunda yo gufatanya n'abarundi mu buryo bwo kujya kurwanya iriya Red Tabara. Red Tabara nayo rero ishaka kumva amakuru y'uko bashobora kuzayigabaho ibitero none ikabasanga muri iriya shyamba ikabasha kuba yabihimuraho. Icyo nacyo cyashoboka kuba ari Red Tabara ishobora kuba yaragize gute yarabasanzemo ikabiciramo nk'uko yagiye bategamo cyangwa se ikabasanga ikabasha kubaka n'ibikoresho byinshi bitandukanye. Niyo gishobora kuba aricyo cyabiteye kubera iyo Red Tabara nayo iri hariya muri Kongo nayo ibizi ko igihe cyose bayigabaho ibitero nayo igahita yisuganya ivuga ati aba bantu bari kwitoreraza muri iri shyamba reka tugende tubasange hariya natwe tubihimureho. Nacyo cyashoboka. Urakoze cyane gaho rwose. Noneho tumenye impamvu ishobora kuba ari na Red Tabara rwose ishobora kuba yakora iyi operation ikaba yakubita cyangwa se ikavuga iti hari abari gutegurira kuba batwiruka nkoreka tubatake tubabuze uburyo. Rega nanone nk'uko mubizi barabarundi benshi bari kujya muri Kongo ni benshi cyane bajya kurwanayo, abenshi bajya kurwanayo batabifitiye uburenganzira cyangwa se batashaka no kujyayo. Nk'uko mwabibonye hari n'abasirikare benshi b'abarundi bari bamaze iminsi bafunzwe bakeneye gufungurwa bari kurekarama bavuga bati twe mwana dufunze nubwo tutashakaga kujya hariya mu buryo bwo kujya gutakaza ubuzima ntituzi twe icyo turwanira twe mutubohore mutadufungwa. Icyo ni icyambere. Noneho wa wundi waranje kwinjira atazi icyo arwanira adafite gahunda yo ngo ararwana nawe ashaka kugenda akigira hariya muri Red Tabara none agahita avuga ngo abantu babitoza bashaka kujya hariya mu buryo bwo guhungabanya umutekano reka tugende tubihumureho. None wa muperezida wohereza hariya muri aya mahugurwa amenye yuko hari ahantu ishyamba ritari ryeru na wa wundi watekerezaga kujyayo nawe abitinye. Icyo nacyo kintu cyabasha gushoboka kuko niba umuwohereza umuntu atabishaka nawe yashaka guca mu zindi nzira akaba yabasha kwangiza ibintu wateganyaga gukora. Gaho reka tugushimire cyane. Murakoze namwe. Asante sana. Sina makuru. Nakumva. Bimeze bite? Ndumva rwose Gaho yari kuguha icyo biti donido. Agenda dusobanura nyine ibiri kubera hari hakurya. Reka rero turebe uyu muvandimwe yaraduhamagaremo katwumve none niba ari kando rwose ibintu bimeze neza nayo tumuhe umwanya atubwire Igoma mu minota mike uko situation ihagaze. Harya muhamagara gutya ari mu bantu bikamusaba kandi kanya ko kujya ntekereje ko ariko byagenze bikamusaba kanya ko kuva aho hantu ajya ahantu hari umutekano niko babimeze. Ubwo rero naraduhamagara ugabonye yuko tumuhamagara reka tumuhe iminota itarenze 3 gutya turi kugaruka ku yandi makuru araza kuba yaduhamagaye
igihe nyine tutaramubona reka tube turi muri bibiri muri Goma ngo harayemo amasasu menshi cyane hariya za Mugunga. Yes, aya masasu rero mu by'ukuri arimo aravugira hano i Goma, akenshi twari tumenyereye ko ari amasasu ya Cranti Volere. Mbese ibisambo 40. Ariko noneho se byabaga ari na 40, hari n'igihe byazaga ari n'ibisambo nka 4 ariko bise ngo ni 40. Oya sha birabisambo. Bazaga bafite n'imodoka zo gupakira. Ibisambo bigira imodoka fighter. Bikaza rwose bagapakira inzu bakafeza n'agasafuriya ko gutekamo bakagatwara. Ibisambo bigira usanga bifite imodoka bikaza bigapakira amateleviziyo bigapakira buri kimwe cyose ugira ngo biriyoroheje. Ni ikibazo ntago yabyoroshye. Ubwo rero ngo hano harayemo amasasu menshi cyane ahangaha muri Mugunga, amasasu menshi cyane. Ariko amakuru ndimo kwakira ngo nuko ngo aribo basubiranagamo ngo Bazalendo na FARDC. Sinzi ngo biragenda bite, barimo barasubiranamo cyane. Ndabona yahageze ariko nubundi wasanga ari amafaranga barimo barapfa. Halo muranyumva ndakumva neza cyane. Amahoro yaramutse Goma nasanzwe ni imivurungano kabisa. Ahangaha ho nibicika. Reka mpere mu makuru ya mbere byerekeye intambara y'ahangaha. Hano hari hasanzwe mwari muzi yuko hari hano mu kibuga cy'indege hari hasanzwe drone 3 zari zazanwe n'Abashinwa. Rero guverinoma ya Kongo yashoye amafaranga menshi muri intambara, yashoye amafaranga menshi ihereza FARDC na SADC na Bazalendo na Mai na za FDLR kugira ngo barebe yuko barwana na M23. Ubwo yongeyeho finance hari miliyoni nababwiye 790 zatanzwe kugira ngo bongere ingufu za gisirikare. Noneho baguze izindi drone 5 zamaze kugera Kinshasa. Drone 5 zigomba kumanuka Goma mu minsi ikurikira ejo cyangwa uyu munsi. Kindi guverinoma ya Kongo isa naho yirukanye hari minisitiri waruzi abo bitwa ba Christophe Rutundura uriya Muyaya uzi yuko ariwe muntu wagaragaraga mu social media ari gutangaza yuko M23 ari u Rwanda, ari abanyarwanda bari muri Kongo babingiriye igihugu cya Kongo kandi mu by'ukuri ari abakongomani. Ariko byarangiye n'ubundi ubutoni bashakaga kuri guverinoma Gisegeti abo bambuye yabirukanye muri guverinoma. Nta ministeri n'imwe bakirimo. Babirukanye ubu ngubu bagiye kwa abaturage. Ntago baratangaza icyo babageneye ariko guverinoma yapanzwe ministeri zose nta nimwe barimo. Nta nimwe babonekamo. Patrick muyayirirwaga avuga mukora kwitumanaho ntago arongera kubivuga. Ntabwo rwo nkire kuvuga kabisa, aravugira hege bamuvanye muri guverinoma. Hafite kuvugira kabisa, kandi nibo bantu bari barashishikaye bavuga yuko u Rwanda M23 atari abakongomani, ariko icyo babahembye no kubirukana muri guverinoma. Nimba wenda warabikurikiranye, hari itangazo Patrick yatangaje avuga yuko abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko batazongera kubafata nk'abanyarwanda ahubwo ko ari abakongomani, ngo ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda ko ruri mu ndimi zemewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaba ari byo yazize? Ntabwo namenya iki mu by'ukuri yuko ari byo yazize, ariko nabyo birashoboka kuko ubona Gisegeti ubwewe
yumva yuko uvugiye wese u Rwanda ari umwanzi we. Ntabwo ari uko aba ba William Ruto ba Museveni bose ari ababanzi, ahubwo ni uko yumva yuko bavuga ukuri bakabyemera yuko twebwe tuvuga ikinyarwanda turi hano muri Kongo. Ari abakongomani imyaka yose barayizi, twahamaze basogokuruza n'abasokuru barahavukiye. Yasawe ntashaka kumva yuko hari umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ese nimba atabyemera abanyamurenge kuko si nk'ikinyarwanda, yaje gupfa kubemera kuko yumvaga yuko bari bagifite akamaro ku ngoma ya Kabila cyane. Ariko nyuma yaho bose nabo yahise abanga bavana muri guverinoma. Urabona Bizima nubwo nabo bari hariya nta jambo bagira ntaryo. Ibyo rero nubwo yabemeye na n'isaha ihohoterwa rigikorerwa abavuga ikinyarwanda n'abanyamurengeri bageraho, kuko ugiye nko mu nkambi zigiye ziba mu bihugu bigiye bituranye na Kongo usanga barimo nabo barahunze. Nese uretse nabwo hera hano i Goma. Iyo ugiye mu bice bimwe bitandukanye ahari mbese aba bazarendo n'abakina na FDLR, iyo uvuze ikinyarwanda ugenda wikomakoma, ntabwo ugenda wemye kugira ubwoba yuko bari bukwice. Rero ibyo byo birasanzwe birazwi kandi nta nubwo twanabitindaho, turabizi. Ubwo rero tubiveho, ahubwo tujye mu mvururu zaraye hariya muri za Mugunga, amasasu ngo ari urufaya rwose ari menshi. Aba FARDC ngo bari guhiga abo bita abazarendo. Ese hari abakomeretse, hari ababiguyemo, bimeze bite? Basubiranyemo muri axe ya Katindo, niho birunze benshi cyane muri ayo makartier, kuko bafite ubwoba yuko Ventura ishobora kuvaza muri iriya misozi ya za Muremure na za Mushaki. Benshi birunze aho ngaho, birunze Katindo, birunze za Mugunga aho ngaho. Ubwo rero bari gusubiranamo, umwe yita undi igisambo, mbese bari gusa naho bafite, kubera kuba benshi cyane n'ubushobozi bwo kubafasha buriho. Ndabona havuyeho yatangiye kwizera yizeye Sadeke nayo ziramushuka. Aho hantu hari uvuze ngo barwanye ngo hitwa ngo iki? Ni Ngange? Ni ngo hitwa ngo iki? Ni Ngangi. Ngangi uzamuka ruguru uvuye za Kihisi iyo ngiyo. Hariho Ngangi de uba werekera ibirunga, niho barwaniye. Ariko uretse ko nta muntu waguyemo, ntabwo turabimenya neza ibyavuyemo. Bashobora kuba banicanye, ariko ndimenya neza. Ndashaka kugira ngo gerageze ngere muri ibyo bice barwaniyemo, mu nzira njyayo ndaza kubamenyesha amakuru. Ariko ngo nyuma y'uko abazarendo bajya bashyira za bariyeri hariya za Sake, bakabamotara amamotora barangiza bakanabica, ngo FARDC yavuze ati n'imiryango ifite abazarendo nayo ngo hari ukuntu bari kujya bahita mu mvuto. Mu by'ukuri ibyo byo byanabayeho, kuko na societe civile ifatanyije n'iyi Kotramuka, ibintu bya Kotramu, ibintu by'abamotari, bari kuvuga yuko bari gutegura greve yo kubwira guverinoma kubera iki bafunga. Uvuga greve ni imyigaragambyo. Greve mbese ni imyivumbagatanyo. Imyigaragambyo. Kubera iki guverinoma, nimba turi muri guverinoma, kubera iki eneo za M23 bakora amasaha 24, ariko ugasanga hano za Goma bariho barakora amasaha 11, bahera mu gitondo bagafunga saa 11 baba bafunze. Ubu abantu bo bazarya iki? Bazabaho bate ko n'ibyo kurya nta bikiriho? Yego.
bagiye gutegura imyivumbagatanyo ibintu bya hano byazambye kandi iyo bateguye aba bamotari baba bashonje iyo bateguye n'abantu barapfa cyane iyo bateguye imyigaragambyo n'abantu barapfa cyane ikindi gikurikira ndabona nyine nakubwiraga yuko yase yaje dukoma amashyi na guverinoma ya gisegeti ikoma amashyi Sadek ivuze baravuga ati yase ntacyo kimaze none ubu ngubu rero aho Kisegeti mbese asa n'ashingiye cyane ashingiye kuri abasirikare bavuye mu kwa Ibrahim Traoré muri Burkina Faso nabo bageze Kinshasa ngo baje gufasha FARDC kuba yarwana akatsimbura wenda M23 mu birindiro irimo. Abandi bavuye muri Burkina Faso hari abasirikare 450 bavuye muri Burkina Faso baje gufasha Gisegeti kurwana na M23. Ukabona se ko bo baraza barusha aba South Africa baje ariko nabo ukabona byarananiranye. South Africa ntabwo bakizeye cyane kuko bababonye ku rugamba bagiye kugerageza batarakora ku rugamba ariko se nabo bagiye kugerageza. Iyo ugenda utembera aho muri Goma abanyamarawi ko kujya ubabona cyangwa ni inkuru abanyamarawi barahari ni bake ariko basaba abanyafurika y'epfo nibo benshi ahangaha ugakubitaho n'abatanzaniya basigaye ari bakeya cyane. Bamwe se baragiye cyangwa barapfuye nyuma yaho uko bagiye bagenda bapfa ukumva ari amakuru y'uko M23 yagiye ifata imbohe zabo ntabwo bakijya kuri tere ku rugamba ntabwo bakihajya nta nubwo bakigaragara cyane. Abanyamarawi barabaho ngaho nk'umuhango gusa baricaye baba mu kibuga cy'indege aho ngaho bibera hamwe n'abajera aho ngaho ariko ni gute umuntu ari kubona inkomereze za FARDC na Wazalendo na FDLR akaba atari mu gihugu cye akagushorera abasirikare imbere ni kwa kundi Gisegeti ashukwa n'amahanga cyane ashukwa n'amahanga. Reka tugushimire nimba nta yandi waba ufite kugeza ku bakunzi bacu katugushimire. Murakoze cyane sawa. Yes, bakunze Jeune Official reka duhinire hano ikiganiro mwakoze kubana natwe turagaruka muri update wakoze cyane sinamakosa. Wakoze cyane Fighter. Asante sana. Ciao.